Hidden Strike ni isoko bahahiraho barakwereka hakuno filime uko twitangiye ari intambara iri kubera hano hakuno Jackie Chan do ramubona nyir'ubufindo bwiwe umusaza nawe yanze gushiramo hakuno arabamwiciranye saya sasu samari mu rusengero todo sasu Jackie muzehe. ni filime yakinnye mu 2018. Nubwo iyi filime inkuru ibera muri Baghdad na Iraq, filime yose yakiniwe mu Bushinwa, aho bakiniye cyane mu butayu bwa Araksa na Ningxia kugira ngo base naho hantu hameze nk'iburasirazuba bwo hagati. Mbere byateganyijwe ko Jackie Chan azafatanya na Sylvester Stallone, ariko Stallone yaje kwikura muri uwo mushinga. Asimburwa na John Cena. Iyi filime yahinduwe amazina inshuro nyinshi. Mbere uko yitwa Hidden Strike, yabanje kwitwa Project X ndetse na Project Extraction. Filime yakoresheje cyane ikoranabuhanga rya mudasobwa cyangwa se CGI mu bice byinshi by'ubutayu nko kurwana. Gusa bamwe mu bayirebaga banenze ko butari ku rwego rwo hejuru cyane, kuko mu gufata amashusho mu butayu mu 2018 abakora filime bahuye n'ikibazo cy'umuyaga mwinshi w'umucanga washoboraga kubangamira imirimo yabo. Mu mwaka wa 2016 mu Bushinwa no muri Hollywood hatangiye kuvuga umushinga mushya cyangwa se filime ihuza ibyamamare bibiri bikomeye ku isi, Jackie Chan na John Cena. Intego yari gukora filime yihangana irimo gusenya imodoka, ibitero no guhunga ibisasu. Tura n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byaranze iyi filime. Wowe wageze hano bwa mbere ndabisaba kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo iyi video ikomeze kugera no ku bandi bantu. Murakoze. Imyaka myinshi mbere yo gutangira, abategura filime bakoze ubushakashatsi bwinshi ku ngabo mpuzamahanga zikora mu butayu n'aho abantu bava mu duce dufite intambara. Bashushanyije amagerageza ya convoy y'abantu 500 yakurwa mu gace karimo ubushyamirane, ari byo filime yubakiyeho inkuru. Jackie Chan we yasabye ko imyitozo y'imirwano ikorwa hifashishijwe stunts z'ukuri, kuko azika abakunzi bakunda realisme. Nimvuga realisme, abantu abakunzi ba Jackie Chan bakunda cyane ibintu bigize ute bitarimo montage, abwo yikiniye ku giti cye. Nubwo inkuru ivuga ko bibera muri Iraq, filime ntiyafatiwe mu ntambara. Ibice byinshi byafatiwe muri Shanghai mu Bushinwa, cyangwa se muri The Gobi Desert mu butayu bunini butanga ishusho y'ubutayu bwa Middle East. Ibindi bice by'igihugu byakoreshejwe mu kubaka inyubako za gisirikare, ibimodoka bya convoy n'imodoka zisenyuka. Bubakiye imitwe yose ya filime mu buryo bw'ikoranabuhanga, ari ryo ryatumye ubutayu bugaragara nk'ubwa Iraq, harimo n'imijyi yahimbwe yifashishijwe icyo bita VFX. Jackie Chan azwiho kung fu choreography, naho John Cena azwiho umubiri ukaze wa WWE. Muri filime buri wese yagize uruhare rwo gutegura stunts ze. Jackie Chan yakoze 80% by'imyitozo y'ubwe, harimo gusimbuka ku modoka ziri mu muvuduko, kwiruka hejuru y'imodoka mu butayu no kugwa mu musenyi w'ubutayu. John Cena we yahawe ihuriro n'imodoka ziremereye, imitwe ya machine gun n'uduce turimo gusenya inyubako. Icyumweru cya mbere cy'ifata ry'amashusho cyarangiye imvura nyinshi iguye mu butayu ku buryo shoot yari guhagarara. Ariko icyo benshi batazi, ibice byinshi byo muri filime byaratinze cyane kubera COVID-19. Filime yajyaga gusohoka hagati ya 2018 na 2019, ariko icyorezo gihagarika byose. Hari n'ibibazo by'indimi n'imbibi z'ibihugu. Bamwe mu bakinnyi bo mu bindi bihugu batabashije kugera mu Bushinwa igihe gikwiye. Ibi byose byatumye filime itinda imyaka 5 mbere yo gusohoka. Imirwano yose yateguwe na Jackie Chan Stunt Team. Itsinda rye rirambye rizwi mu bushobozi bwo gukora stunts zifite umuvuduko ariko zitekanye. Aha bubaka imodoka zanditseho ibimenyetso bya convoy ya gisirikare, bakora explosion nyinshi ariko zigenzuye neza. Barimo n'ibitero by'umwuka byakozwe n'ikoranabuhanga rya CGI.
aha niho amafaranga menshi y'igice cya miliyoni 80 yagiye. Explosion, CGI, ubufatanye n'abanyabugeni ba Hollywood n'imodoka nyinshi zagiye zikoreshwa mu iyi filime. Mu gikorwa cyo kurangiza filime cyangwa se post production bakoze imitwe y'umubiri w'umukungugu, umwuka w'ubutayu ukoze n'amabuye flying debris, VFX zerekana ibitero by'intwaro zivuye mu kirere, gukora paysage zisa neza muri nka Middle East. Iyi process yonyine yakoresheje amezi 15. Filime yagombaga gusohoka hagati ya 10 na 19 ariko itinda kubera impinduka mu masoko y'amasinema, COVID-19, kunanirwa amasezerano yo kuyinyuza muri Amerika no mu Bushinwa. Yaje gusohoka ku mugaragaro kuri 6 z'ukwezi kwa karindwi 2023 mu bihugu bimwe, hanyuma no kuri 28 z'ukwa karindwi 2023 ijya kuri Netflix. Nubwo critics bayinengaga cyane, Netflix yatumye iyi filime iba icyamamare mu byiciro bya mbere. Yari ku isi mu filime zarebwe kurusha izindi. Mu minsi 28 ya mbere yarebwe hagati ya miliyoni 56 n'ibice 8. Kuva Nyakanga kugeza Ukuboza 2023 yageze kuri miliyoni 76, ikusanyije amasaha 126 zo kurebwa. Mu rwego rwa Netflix ni imwe mu mafilime zafashije gukurura abantu hagati ya 2023 na 2024. Hidden Strike ni filime yavuzweho byinshi, bavuga ko ari action isanzwe, abandi bakayishima kubera Jackie Chan na John Cena. Ariko inyuma y'iyi filime hari amateka akomeye, ingengo y'imari nini, imyaka myinshi yo gutegura, COVID-19 yahagaritse byose, n'akazi gakomeye k'abakozi ba stunt n'aba VFX. Muri Netflix yo filime yabaye havanye ibintu bitangaje mu mibare y'abarebye, nubwo itatsinze cyane mu masinema. Ku mbuga zo kureba filime yabaye ubukombe. Hidden Strike ni filime yo mu butayu yakorewe kure y'intambara ariko ifata imitima y'isi yose. Njye twabanye nitwa Adolphe, iyi ni Heaven Entertainment. Ndasaba gukanda like, share na subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bizakugereho. Murakoze, Imana ibarinde.